Muraho neza ndabashoboje kandi ndabashimiye kuba muri kureba kino kiganiro. Muri aka kanya ngiye kuba nabereka uburyo umuntu wese ushaka kuba yahinduza ikigo, ashaka kuba yahinduza ikigo ku mwana. Niba umwana baramuhaye ikigo adashaka, akaba ashaka kujya muri interina cyangwa ashaka kujya kwiga ataha, cyangwa ashaka kuva wenda niba bamwohereje mu ntara, akava mu ntara akajya kuba yabasha kuba yahabwa ikigo kimwegereye, cyangwa se agahindura combination. Urugero, niba bamuhaye kwiga ubuganga kandi ashaka kwiga wenda nka computer, ugashaka yuko nyine bakohereza ibyo ushaka kuziga, ibyo ushaka kuzakora n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Byose ugiye kuba wabirebera hehe muri iki kiganiro cyangwa se muri ino video. Icyo uri buze gusabwa ntabwo ari ahantu uri buze kwandika, ahubwo ni link uri buze gukandaho. Umuntu wese utari buze kuba afite iyo link ntabwo ari bubashe kuba yaka accessing ibyo byose. Guhindura ibyo byose gusaba guhindurirwa amanota, niba wakwibye, niba ibyo ari byose urabihindurira aha ngaha unyuze muri no video. Reka nkwereke uburyo bigiye kugenda wihuse cyane. Ureba video gutyo uri kuyireba, uri kureba gutyo hano muri comment, uraza aha ngaha gutyo barebera muri comment hano gutyo mwandikira comment n'ubundi bisanzwe. Urugusubiye kubanza gukanda like hano gutyo, no kanda like urebe gutyo hasi muri comment urahita ubona link ya mbere y'ingisura ndetse handitse ngo nyura kuri link. Iyi link ni WhatsApp group cyangwa se ni WhatsApp channel Nesa yafunguye cyangwa se Nesa yasizemo link muzayimuboneraho. Ni WhatsApp group, uraza kuhita ukandaho rimwe ukurikize ibyo ndi gukora, ukandeho rimwe. Muri kwakanda iyo WhatsApp group rite ifunguka. Ubwo nyine wese asabwa kuba afite WhatsApp group. Nutanyura kuri WhatsApp group gukora ibyo ndi gukora ntabwo uri buze kuba byakunda, ntabwo uri bukunde. Urabona yuko ari ya Nesa, uraza kuba ino WhatsApp ya Nesa, uraza guhita ukanditse ngo view channel, no rito sorry kuri view WhatsApp, view in WhatsApp. Hangaha ari uhita ukanda byose cyane, kuko ahanitse ko ifasha gukemura ibibazo byose ufite by'ibizamini bya leta n'ibindi byose wakenera muri Nesa. Uraza kuhita ukandaho rero, uraza guhita ukanda handitse kuri view Nesa. No kwakanda baraza guhitisha muri gukoresha WhatsApp business cyangwa se WhatsApp isanzwe, urahitamo hamwe muriho. Uraza gukoresha WhatsApp cyangwa se ari hose, ukande kuri just once cyangwa se always. Ukande kuri just once bahita bifungereza gato, birebe neza witonze, bahita guhereza ibingi uri kurabonera link. Uraza muri ugira handi hantu ukanda, urahita uza ukandanditse ngo follow. Urabanza ukandanditse ngo follow, ukurikiza ibintu ndi gukora nawe ari kubigenza. Uhita ukandanditse ngo follow, ugikanda kuri follow urabirangiye, nurangiza uhita ukanda wihuse cyane ukandanditse ngo unmute. Uhita wakanda ako kanya, nuhakanda birabikunze. Noneho nibwo uri buze kwita ukanda kuri ya link ukuntu nabigenje. Uhita ukanda hano kuri ya link, uhita ukanda kuri ino link. Ugikanda kuri iyo link ako kanya birahita bikunda. Kwa wakanze kuri link urahita wisanga kuri page imeze gutya. Uhita ukanda wisanga kuri page imeze gutya. Nuko nguko rero tugiye gutangira igikorwa nyirizina. Sasa rero iyo ugeze hano, dore ibintu bafunguye hano wemere ko wakora muri aka kanya. Wenda sinzi ngo ubashe ko wareba video ugeze kuki, cyangwa se nyine barafunguye ibiki muri aka kanya. Ikintu gifunguye nuko ikintu wemererwa no kuba wakora request yo kuba watransferinga ikigo, ukava ku kigo ugahinduza ikigo, ukava ku kigo kimwe ukajya ku kindi, ndetse ugahinduza na combination. Niba baguhaye kwiga imibare, ushaka kwiga computer cyangwa se ubukanishi cyangwa se n'ibindi bintu n'ubutayeri, ubwo ibyo byeme. Ibindi byose birafunze. Kuba wajurira mu manota niba bakwibye, niba bifungura nzahita mbamenyesha uburyo bizagenda bigenda, uburyo bizakorwa. Rero icyo tugiye gukora, uzahita uza ukandanditse ngo appear. Mwego gusiga hasi muri comment mugaye ko biri gukora. Ikibazo cyose ugira uze kumpamagara kuri izo nomero uri kora muri screen yawe, mpite ngufasha byihuse cyane. Uhita unyandikira kuri izo nomero, ngewe ushaka ko wampamagara izina ryitwa Prof, nta kibazo. Uhita urinyandikiraho umbwire, hanyuma uhita ushyiramo index number yawe. Uraza kwandikamo index number yawe, ariko niba ari muri primaire, mu kimbo hano bandika ngo ORC, hano uraza gushyiramo PR. Uraza gushyiramo PR muri primaire, urashyiramo PR. Niba ari muri secondaire urashyiramo ORC. Urandika index yawe, number yawe yandike neza, ushyiremo ORC. Then urangiza uhita ukanditse ngo start appeal cyangwa start appear, kujurira. Ukande hano, uhita ukanda kuriya bahita byisearching. Iyo umaze ko wabikora bahita guhereza bino bintu, bahita bakohereza index number z'umunyeshuri. Dore ngizi bahita ziguhereza index number ziwe, banizoguhereza amazina y'umunyeshuri, bahita guhereza izina ry'umubyeyi, baguhereza izina ry'umubyeyi w'umugabo cyangwa se papa wawe na mama we, bahita biguhereza. Noneho munsi yo bahita guhereza icyo bita ordinary level. Ordinary level niyo bahita guhereza. No ordinary level nyine bahita kwereka yuko ari muri secondaire, niba ari muri primaire ndetse ngo primary, sibyo?
muri segonderi ariko nyine mugwena muri segonderi ya gatatu. Noneho urahita umanuka hasi munsi gakeya. Please mbere na mbere ikintu uri bwito mbere yuko ugira ikintu cyane cyose ukora, nutabikora ubwo ntuze kumbwira ngo ntuzana mu mugura ngo wagize ikibazo. Please banza umenye ko wakanze hari ahantu handitse ngo ni follow. Hano handitse ngo follow niho ugomba kubanza kumenya yuko wakanze kuri follow. Niba wakanze kuri follow nibwo ibintu byose bize kwa byakemera ndetse bigakunda. Ugikanda kuri follow uhita ukana handitse ngo unmute. Handitse ni mute wakande, niwo wakanze icyo kibura bikunze ubone ujye kuwabona ko wakanda kuri link ngiyi. Nimara kubikora ibyo ngibyo kanze kuri follow, wakanze kuri unmute, nubwo uhita uzugakanda kuri no link yanditseho SDMS, uhita uyikanda icyo gihe bahita bikunda. Hanyuma ushobora no kwakandaho kabiri gutya cyangwa ugatsindagira ugashyiraho umutima cyangwa se ugashyiraho like, byose ubwo nuko nguko hanyuma ugakanda kuri iyo link ukahita utangira. Murakoze cyane ureba karugo kandi utaza gukora any mistake. Thank you for this time around. Thank you. Hano bahita bavuga ngo uhitemo telefone bazoherezaho message mu gihe bakwemereye yuko nta muntu bajya bakanira ubundi ntibibaho, ntago baguhakanira. Hanyuma bahita bakubwira ikindi kigo wakoherezaho. Hanyuma bahita bavuga ati niye bazohereze message kuri simukadi y'umubyeyi w'umupapa cyangwa bazohereze message kuri message y'umubyeyi w'umumama cyangwa kuri mama we cyangwa kuri papa we. Urahitamo hamwe muri kwako nomero zawe zarashyizwemo ziba zizwe neza 100%. Ubwo niba ari ya mama urashyiramo hano handitse ngo mother, kuri mama ubwo urashyiraho kabiri ni mother. Niba ari kuri papa urashyira handitse father kuri ya mbere. Niba agira nyine umuntu umurere cyangwa se wese urashyira nyine aho bakubwiye uhashyire. Aho ushyira ahita ahindura ibara. Urabona ko nsize kuri mother, kuri mama ahita kwereka n'amazina yiwe. Hanyuma ukahita ukanda kuri send a code. Nukanda kuri send a code sibyo, urabona ko bahita kohereza code. Iyo code uyishyiramo, iyo code uyishyizemo bahita kohereza iyo code nyine ukabasha kuwashyiramo kugira ngo verifying nyine ubashe kuba wakomeza. Iyo utakomeje ntabwo okay. None ukuvuga ngo uraza kuhita noneho bahita kohereza iyo code ukahita uyandikuramo hano ukayishyiramo. Ikindi kintu niba uri kubikora none ubwo hagati y'izo nomero y'umubyeyi cyangwa se y'umupapa cyangwa se y'umumama bagiye kohereza iyo code, agomba kuba ari hafi yaho kugira cyangwa se mugahitamo hamagara gahita babwira iyo mibare bohereje akabari gushyiramo nibwo ukomeza igikorwa icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu ugiye kwita nshyiramo iyo code nanjye ubwo nahise mpamagara ku muntu arindi kurebera mpamagara nshyiramo iyo code bamereje kuko ibiri burangire mu minota 3. Iminota 3 ishize utarashyiramo iyo code batarayikubwira mu minota 3 gashya. Dore ngiyi, dore iba yanditse hano, dore ngiyi aho iba. Ikintu ukora uhita ushyiramo iyo code. Iyo code uraza ukayishyiraho, iba yoherejwe n'ahantu ya SDMS. Ubwo uhita wandika code, ubwo iyo code bahita uyikoreza kuri simukadi yawe ako kanya, hanyuma ukahita uyandikamo. Wamara kuyandikamo nibwo uhita upasinga indi session ikurikiyeho. Hanyuma bahita bavuga yuko ngo phone yamaze ko yaba confirmed, bakita kohereza kano kantu k'icyatsi. Iyo ubwiye yuko yamaze kuba confirmed bakagwe kano kantu k'icyatsi babyakunze, none ukahita usaba meeting ukajya gukora icyo ushaka gukora, yaba kujurira amanota, yaba guhinduza ikigo n'ibindi byo byose naho bigiye gukorerwamo hano. None bahita babwira ngo choose appear category. Appear category biba bisobanuye yuko ari ugiye kuba wahitamo ese ni ikihe kintu ushaka ko wajuriraho, ese ni ibijyanye n'ikigo, ese ni ibijyanye n'amanota, ese ni ibijyanye n'ibintu baguho bigiye bitandukanye cyangwa se imyirondoro nko kuba bakwandikiye amazina nabi. Urahitamo hano icyo ushaka. Rero ukurikira akantu kose witonze kugira ngo utaza gukora any mistake, iyo ukoze ikosa rero ukurikira akantu kandi nkwibutsa yuko iyi link kugira ngo igereho bisaba yuko uri buze kunyura muri la group ya WhatsApp kugira ngo ugere kuri iyi link ukande kuri follow. Nudakanda kuri follow ntabwo uri buze gukunda already. Okay, so uraza kuba wakanda twe tugiye kubanza gukora icyo bita guhindura ikigo, guhindura combination ibintu ushaka kwiga nyine ne bagwa ibyo udashaka cyangwa ushaka gusaba ibindi giye kuri kuryo nta muntu bajya bangira. Ubundi tugiye kuba twahera kuri placement appear. Placement appear bisobanuye yuko ari kuba wakorezwa ku kindi kigo ndetse ukaba cyangwa se ugahindura combination cyangwa se ibintu wiga baguhaye kwiga ubuganga kandi bashaka ubukanishi nibwo uri bwiga. Nashaka kwiga tourism ibijyanye n'ubukerarugendo nyine byose no bigiye gukorerwa uraza ukanda ari hambere. None ko bijyanye n'amanota nabyo turabigarukaho nyuma. Reka tubanze dukore ikubijyanye n'amanota gusa. Shaka kubyo amanota uraza hano gutya ko byabaye open. Twe twanze kwikorere ibya mbere dukande kuri startup. Startup uciye akanda urahita kuzanira ahantu hameze gutya. Uvuga ati placement nuko nguko bimeze. Placement urano yuko placement appear ihari ni ingiye rero bavuga ngo choose your new school and combination preference. Nukuvuga ngo rero hano baravuga ati ngo hitamo new school, urahitamo ikigo
and combination preference. Urahitamo ikigo na combination iriho cyangwa se zigaragara ko ari igihe usanga ikigo bagahita kwereka n'ama combination ari kuri icyo kigo, nibwo nyine uraza guhita ubihitamo, urahitamo kimwe muri byo. So this time rero twagiye tuvuga ngo ngiye ndashaka kuba najya ku kigo ku kigo cyitwa gutya. Ari ikigo ushobora kuba utakizi ariko uzi intara. Uramutse uzi intara ushobora kuba waza ukavuga ati ese muri Nyamagabe, wenda tuvuge n'urugero Nyamagabe cyangwa se Kigali, kandi wenda navuge Nyamagabe wenda for example Nyamagabe aho urabona ko Nyamagabe na za Nyamasheke, Nyamagabe itakwereka ese nize combination zihari. Munsi zaho urahita ubona munsi zaho bahita kwereka ama combination, dore ngibi n'ibigo bihari byose, kuko niba ari Nyamagabe yawe bisobanuye ko hari n'ibindi bigo byinshi bigiye bitandukanye niba utazi izina ry'ikigo. Urabona ko harimo ikigo cyitwa ngo Winkingi TSS, akabaho Gisaka TSS, akabaho Mwongo TSS. Hano iyo birangiye rwose aba ariho next, ushobora kuba wakora next, ugakora next bigakunda nyine ugakomeza. Ampana please witonde utaza gukanda kuri submit utarabanza kuba wahitamo neza. Ibi ngibi nubikanda bya submit utaranza guhitamo, impamvu rero nkubwiye kugira ngo urebe ibikurikira uzayikanda kuri next. Ni mu gihe uri kubona ikigo uri gushaka na combination ziriho, dore ngizi ziba ziriho hano, ugenda gutyo ushaka ko washyiraho gutyo. Uri kubona ko ngize gutya, ishyiramo urutoki cyane. Niba wenda tuvuge niba misemo nk'ingi yitwa ngo ni Cyanika for example, niba ariyo misemo, ubwo niba ariyo misemo wenda cyangwa se ariyo ndi kureba, ndahita nza nka nyereza urutoki gutya ku ruhande. Nyine urabona gutya ndarunyereza gutya ku ruhande, uri kubibona ndarunyereza ku ruhande, n'ibindi bita biza nibiza. None nimba ariyo misemo, urabona ko kuri kiriya kigo hariho icyo bita ngo ni Arts and Human Arts. Uri kubona hariho icyo bita Human Arts naba ariyo misemo, ubwo ndahita nza nkande ni choosing. None uburyo bwiza bwo kwitamo combination bitiri ujya kureba ureba ibintu byinshi, uraza gutya kuri filter combination. Si ibintu byoroshye, ukandi se nja kwiga art cyangwa se tourism cyangwa se software. Niba ari SOD tuvuge for example, niba ari SOD nungi software development, niba ari tubona rero bakwereka amashuri birutiriwe wirushya ujya kureba ibigo. Uravuga ati okay, ndashaka ikigo kiri muri Nyamagabe. Ese ikigo kiri muri Nyamagabe combination nshaka irimo, ikintu nshaka kuziga kirimo, uhita ugisearchinga uhita kwereka ibigo bikiriho bigifite cyonyine, utiriwe ujya gusaka ibintu byinshi. Tuvuge niba ari muri Kigali, uraza hano n'ubundi uvuga ngo ibintu ngiye gusobanura aha hambere ni uguhitamo. Ushobora kuba wahitamo ishuri niba uzi izina ry'icyo kigo, ushobora kuba uzi izina ry'ikigo, uzi cyangwa se akarere, cyangwa uzi akarere gusa muri ako karere uri gushaka kujyamo cyangwa se iyo ntara, ukaza no kureba ibindi bigo birimo n'ibyo bigisha. Ubwo rero uraza guhitamo. Twahereye tuvuga reka turebe kuri Nyanza, twari turi gusacinga Nyanza hariya tuvuge niba ariho, bahita bakwereka ikigo, bahita bakwereka amashuri yose arimo. Niba ari school ukaza kureba ngo JS Gitarama, JS Ntarama, JS nyine ukabireba byose ukamanura. Iyo bishize ntabwo wabishize, ureba neza ko hariho ibuto yanditseho ngo ni next. Iyo next iriho ukanda next, ukagenda ureba ibintu iriho, ukareba combination bafite, amashanyarazi n'ibindi, ukabikoresha ugakanda next, ukareba ibigo byose biriho. Cyangwa se mo kimwe ukandikamo akarere kugira ngo utirirwe wirushya, ukandikamo akarere, ukandikamo ako karere, ukahita wandika na combination cyangwa se ikintu ashaka kuziga. Iyo utazi izina ushaka kwiga, dore ushobora gukanda gutya ugenda ubibona byose, ugenda byiyanditseho ngo fashion design, ko hari igihe ushobora kuba utazi kubyandika. Ibyo bishoboka byose bibaho. Rero ushobora kuba wamanuka ukareba byose, ushobora kuba utazi kubyandika ariko uzi kubisoma. Hari nk'uko ataza kwandika banditse ngo chaussette nursing, ukamanuka gutya ukagenda ureba ama combination arimo, ukagenda ureba niba ariyo ushaka, ukagenda ureba. Tuvuge niba ari tourism wenda niba ari washakaga, ushaka utazi kubyandika ariko urabona ko byose biba birimo, uhita uyikandaho, uhita kwereka no muri Nyanza ese ni ikihe kigo kifite, ko nyine ibigo byose ntabwo bifite iyo combination. Iyo wanditsemo ikigo, akarere k'ahantu ushaka kujya, intara ushaka kujyamo, ukahita ushyiramo na combination y'ibintu ushaka kwiga, bita bikorohereza akazi, utiriwe wirushya, ukahita ubona ahantu hiri. Ibijyanye na tourism bikirarugendo biri mu kigo cyitwa ngo ni Lycée de Nyanza. Nicyo cyonyine, nta n'ikindi kigo kiyifite mu karere ka Nyanza, nta handi. Ukarita usanga gifite tourism. Hanyuma niyo umaze ko wahitamo, tuvuge nibo tuhisemo ibingi, tuvuge n'urugero tujya dukanda wenda tuvuge ubwo ni urahita ukanda kuri choose. Niba ari SOD cyangwa software, uraza kuza urebe gutya software byanditse he. Niba ari fashion design, niba ari software development, urahita uyishyiramo. Urabona ko ibigo biyirimo ni ibigo bigira muri bingahe, muri bitatu. Iyo bibaye ari ibigo byinshi usanga hahandi hariho next. Iyo itariho rero gusa ko ari ibyo bigo byonyine bagoye, biri muri
nuko ari ibigo birimo. Tuvuge niba mpisemo iki kigo cya Ecole Most ni Monti, Ecole Monti, tuvuge niba ariyo mpisemo cyangwa se Lycée de Nyanza. Ubwo icyo uhisemo uraza kwita ukanda handitse ngo choose, uhita ukanda kuri choose. Ugikanda kuri choose ako kandi nuko uhitamo iki ngiki, uhisemo hita iki ngiki. None ikindi kintu bazahita bakubaza rero ni kimwe, umaze guhitamo none bazahita bakubwira ati kubera iki uhisemo ibi ngibi, ngo niye mpamvu itumye, nyine niye mpamvu ibiteye uhitemo impamvu ya mbere. Rero ahubwo ati rero impamvu ushaka kuba wa transfer ngo wajya muri boarding to school cyangwa se transfer from boarding to school today, hari igihe noneho ushaka kuba ushaka ngo wigutaha, nabyo birimo. Dore ngibi hano hambere amahitamo ya mbere ngo ni transfer from boarding to day school, ngo noneho ngo ni ukuba wamwohereza aturutse yari bari bamwohereje muri boarding, none ushaka ko azajya yiga day school, nyine yiga taha, akaba ariyo mpamvu itumye ubikora. Icyo nabyo uzahitamo impamvu ya mbere. Nimba atariyo rero ushaka kuba ari afite icyo bita ngo chronic illness, ni ukuvuga ati ushaka kuba afite nk'uburwayi cyangwa se n'ibindi bintu bimwadikta. Noneho ngo ashobora kuba ngo change learning pathway, ngo change the learning pathway, transfer n'ibindi. Ushobora kuba ahantu bamwohereje hari kure yaho ataha, byari ahantu kure, byari ahantu nyine hagiye hatandukanye. Niba ari ahantu kure kubera ingendo n'ibindi, uzahitamo handitse ngo change learning pathway, sibyo nyine ibyo wigaga. Ikindi noneho ngo ngo transfer between educational ndabona bitagaragara fresh, ariko urabona ngo ni ukohereza, ni uguhindura hagati cyangwa se kohereza kandi gutya. Noneho niba impamvu ari uko ari ahantu kure, dore uzahitamo ha kabiri handitse ngo reduce distance, reducing distance, nyine ngo kugabanya urugendo uva mu rugo naho ujya. Rero ubwo rero hano impamvu birazaza kuba nyinshi. Rero sinzi niba urajya unandikira hasi muri comment ngahita ngusubiza icyo uri buze ko wakora. Gusa icyo uri buze gukora nyine byanga bikunda ufite impamvu. Niba ari impamvu washaka guhindura ikigo gusa cyangwa se washaka guhindura combination, ubwo uzaza hehe, uzaza hano handitse ngo change hano ha gatatu. Niba kwari guhindura ikigo, ari ikigo gusa cyangwa se ibintu wigaga, uzahitamo ha gatatu. Niba ari ukumuvana muri boarding umujyana mu kwiga taha, ubwo uzahitamo hambere. Si ibintu byoroshye. Rero ushobora kuba nta na kimwe muri byo cyo washaka ari guhindura ikigo gusa byonyine, nta cyangwa se combination gusa, ubwo uzahitamo ha gatatu. Mwembe babiri muzahitamo ha gatatu. Nimba impamvu yari impamvu y'uburwayi, uzahitamo ha kabiri. Niba ari ahantu kure, wenda ari ahantu h'urugendo, uzahitamo ha gatatu, sibyo? Ubwo aho wahisemo hose, tuvuge niba ari kwari guhindura combination, ko tuzahitamo ha gatatu. Tukaba turabihinduye, igenda twahita dukanda handitse submit appear. Njye rero ntabwo ngiye guhindura, nuko najya mbibereka. Ndakanda kuri submit appear. Ndamutse nkanze kuri submit appear, bahita kubwira yuko bahita bakoreza ka message kuri nomero yawe, bakahita kubwira iyo nomero niyo bazagusubiza yuko bakwemereye akari naho uzajya. Rero ashobora kuba byatinda, hari n'igihe abanyeshuri ashobora kuba batangira bataragusubiza. Ibyo ntuzabigire ikibazo, kuko niyo watinda ukajya no ku kigo icyo ari cyo cyose, uhita ubereka impamvu watinze, bahita bakoreka kwa message, biba byoroshye cyane, nta kibazo. Batinda gusubiza, ubundi basubiza hagati y'ibyumweru 2 na 3, cyangwa se abanyeshuri baratangiye, iyo abanyeshuri batangiye bataragusubiza, hashobora kuba hacaho ibyumweru 2 byonyine gusa. Ntugire ikibazo rwose, kandi nugira ikibazo ukabona byaratinze abanyeshuri banatangiye bataragusubiza, izo nomero zanjye uzazimpamagareho, cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp. Saving nomero yanjye nitwa Profe, uzanyandikire kuri WhatsApp, nzagufasha, ntugire ikibazo. Murakoze cyane. Rero noneho ubwo nushaka guhindura, ubwo uzampamagara. Sawa rero, ubwo bari kuzabigenza uzamagire cyane, utagiye guhita uyikoresha buyinzi. Noneho ubwo wakanze submit, ubwo ngo ugikanze submit biba byarangiye. Murakoze cyane. Nubwo buryo rero, ja bless on this video around, mukande like, musharinge n'abandi bantu. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Thank you so much. Please, mbere na mbere ikintu bwito mbere yuko ugira ikintu cyane cyose ukora, nutabikora ubwo ntuze kumbwira ngo ntuzana mu mugura ngo wagize ikibazo. Please banza umenye ko wakanze hari ahantu handitse ngo ni follow. Hano handitse ngo follow, niho ugomba kubanza kumenya yuko wakanze kuri follow. Niba wakanze kuri follow, nibwo ibintu byose bize kwa byakemera ndetse bigakunda. Ugikanda kuri follow, uhita ukana handitse ngo unmute.
handitse ni mute wakande, niwo wakanze icyo kiba bikunze ubone ujye kuwabona ko wakanda kuri link ngiyi nimara gukora ibyo ngibyo kanze kuri follow wakanze kuri unmute nubwo uhita uzugakanda kuri no link yanditseho SDMS uhita uyikanda icyo gihe bahita bikunda. Hanyuma ushobora no kwakandaho kabiri gutya cyangwa ugatsindagira ugashyiraho umutima cyangwa se ugashyiraho like, byose ubwo nuko nguko hanyuma ugakanda kuri iyo link ukahita utangira. Murakoze cyane ureba akaruhuko kandi utaza gukora any mistake. Thank you for this time alone. Thank you.